waba uzi ko hari akantu gato cyane ushobora kwimenyereza gukora buri munsi kakagabanya cyane ibyago byo kurwara diyabete, indwara z'umutima ndetse n'umubyibuho ukabije? Kandi igitangaje kurushaho ni uko ako kamenyero kadatwara igihe, ntikanakenera ingufu zikomeye ndetse ntikanagusaba ubushobozi bw'amafaranga. Ni iminota 10 gusa yo kugenda n'amaguru nyuma yo kurya. Mu gitabo cyitwa 10 Minute Walks for Blood Sugar cyanditswe na Dr. Sweet, hagaragaramo ubushakashatsi butangaje bwerekana uburyo kugenda iminota 10 nyuma yo kurya bishobora kugabanya cyane izamuka rikabije ry'isukari mu maraso, bikarinda indwara z'imitsi n'umutima ndetse bikanafasha umubiri kugumana ubuzima bwiza igihe kirekire. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe impamvu kugenda nyuma yo kurya birinda indwara z'imitsi y'amaraso, uko bifasha igifu gukora neza no kugabanya acid reflux, uko bishobora kurinda indwara z'umutima na stroke, impamvu bishobora kugabanya ibyago byo kurwara diyabete, n'impamvu bifasha kurwanya umubyibuho ukabije. Ariko mbere y'uko dukomeza, niba ukunda ibiganiro bigufasha kubaka ubuzima bwiza, fata aka kanya gato ukande kuri like, kuko bifasha cyane yica no gukura, bigatuma tugera ku bantu benshi kurushaho. Niba nanone ari ubwa mbere udusuye, ntiwibagirwe gukanda kuri subscribe ndetse no ku gashusho k'inzogera kugira ngo utazacikwa n'izindi video nziza zizakurikira. Tubashimiye cyane kuri ubwo bufasha bwanyu. Noneho reka twinjire neza mu kiganiro. Muraho neza mwese bakunzi b'utuntu tw'ubwenge. Niba ari ubwa mbere udusuye, hano twifashisha ubushakashatsi bwizewe tukaganira ku bumenyi bw'ubuzima muri rusange n'utuntu tw'ubwenge duto dushobora guhindura ubuzima bwacu mu buryo bukomeye cyane. Uyu munsi tugiye kuganira ku kintu cyoroshye cyane abantu benshi batitaho: kugenda gato nyuma yo kurya. Abantu benshi burya bamara kurya bagahita biyicarira, bagafata za telefone, abandi bakareba za televiziyo cyangwa bakaryama. Ariko ubushakashatsi bwerekanye ko iminota 10 gusa yo kugenda nyuma yo kurya ishobora guhindura cyane uko umubiri wacu ukora. Reka duhere ku ngingo ya mbere. None se wari uzi ko ako kanya gato ko kugenda nyuma yo kurya gashobora kurinda imitsi n'umutima wawe? Ni ibintu byoroshye cyane ariko bifite akamaro kanini. Iyo turangije kurya, ibiryo byinjira mu maraso maze umutima n'imitsi byacu bigatangira gukora cyane. Iyo uhise wicara rero cyangwa ukaryama, amaraso ashobora kugenda buhoro, bikongera ibyago byo gufunga imitsi cyangwa kugira umuvuduko w'amaraso mwinshi. Ariko iyo ufashe iminota 10 gusa ukagenda gato, umutima ukora neza, amaraso agatembera neza mu mitsi, kandi ibinure bibi bishobora gufunga imitsi bikagenda bikoreshwa n'umubiri. Ibi byose bifasha kurinda indwara z'imitsi n'umutima, bikagabanya ibyago byo gufungwa kw'imitsi ndetse no kugabanya umuvuduko w'amaraso. Ni akamenyero koroheje cyane ariko gahindura byinshi mu buzima bwawe bwa buri munsi. Bityo rero, aho guhita wicara cyangwa ukaryama umaze kurya, wafata iminota 10 ukagendaho gato. Iyo turangije kurya, ibiryo byinjira mu gifu maze igogorwa rigatangira. Iyo rero uhise wicara cyangwa ukaryama, igogorwa rishobora kugenda gahoro. Ibi bishobora gutuma ibiryo bisubira mu muhogo cyangwa bigatera ibyo twita ikirungurira bizwi nka acid reflux. Ariko iyo ufashe iminota 10 gusa ukagenda gato nyuma yo kurya, imitsi y'umubiri irakora, igogorwa rigatangira vuba, ibiryo bikagenda neza mu mara, kandi bikagabanya aside nyinshi zikoreshwa mu igogora iyo ryagoranye. Ni akamenyero koroheje ariko gahindura byinshi mu buryo igifu cyawe gikora no mu buzima bwawe bwa buri munsi. Kugenda nyuma yo kurya bigabanya isukari nyinshi mu maraso, kandi bikagabanya nyine ya sukari yashoboraga kwangiza imiyoboro y'amaraso. Bifasha nanone kugabanya ibinure bibi bishobora gufunga imitsi itwara amaraso. Bifasha kandi kugabanya umuvuduko w'amaraso,
kuko iyo ibi bintu bitatu, isukari nyinshi, ibinure byinshi mu maraso n'umuvuduko w'amaraso bikomeje kubaho igihe kirekire, bishobora gutera indwara zikomeye nk'indwara z'umutima nka AVC cyangwa stroke. Niyo mpamvu abaganga benshi bagaragaza ko akagendo gato ka nyuma yo kurya gashobora kugira uruhare mu kurinda umutima n'imiyoboro y'amaraso. Iyo turangije kurya isukari yo mu biryo izamuka mu maraso, iyo sukari iyo ibaye nyinshi cyane kandi bigasubirwamo kenshi, bishobora gutuma umubiri utangira kudakoresha neza umusemburo wa insuline, ubundi ushinzwe kuringaniza isukari mu maraso. Ibi byongera ibyago byo kurwara diyabete, ariko hari uburyo bworoshye bwo kubigabanya. Iyo ufashe akanya ugakora akagendo gato nyuma yo kurya, imitsi y'umubiri itangira gukoresha iyo sukari nk'ingufu. Ibi bituma isukari iva mu maraso igakoreshwa n'umubiri vuba kandi neza. Igisubizo hano ni uko isukari itazamuka cyane kandi umubiri ugakomeza gukoresha umusemburo wa insuline neza. Ubushakashatsi bwerekana ko kugenda iminota 10 kugeza kuri 15 nyuma yo kurya bishobora kugabanya cyane kuzamuka kw'isukari mu maraso, bikarinda kurwara indwara ya diyabete. Uribaza se ukuntu kugenda kanya gato nyuma yo kurya byakurinda umubyibuho ukabije nk'uko twatangiye tubivuga? Turaje nabyo tubigereho, ariko mbere yaho niba ubona wungutse ibintu by'umumaro, fata akanya gato ukande like kuko bitwereka ko udushyigikiye kandi bikanafasha ikiganiro kugera ku bandi benshi bashobora kungukira nabo kuri aya makuru. Ubundi dukomeze ku ngingo ya 5. Dore rero uko urugendo ruto nyuma yo kurya rushobora kurinda indwara y'umubyibuho ukabije. Iyo turangije kurya, umubiri utangira gusya ibyo twariye, maze amasukari ya glucose aba mu byo turya ndetse n'izindi ntungamubiri bikinjira mu maraso. Iyo uhise wicara cyangwa ukaryama, umubiri ushobora kubika igice cy'izo mbaraga nk'ibinure. Ariko iyo ufashe akanya ugakora akagendo gato, imitsi y'umubiri itangira gukoresha izo mbaraga ku kanya. Ibi bituma ya sukari ya glucose ikoreshwa nk'ingufu aho kubikwa nk'ibinure. Ibi bifasha kandi kugabanya ibinure byiyongera mu mubiri, bityo bikarinda umubyibuho ukabije. Ikindi kandi, kugenda nyuma yo kurya bifasha umubiri gukoresha neza umusemburo wa insuline, uringaniza isukari mu maraso no gukoresha neza ingufu z'umubiri kurushaho. Ubushakashatsi butandukanye bwa vuba bwerekana ko kugenda iminota 10 ku muvuduko woroshye nyuma yo kurya bigira akamaro kanini cyane. Ndetse hari aho byagaragaye ko bishobora kurusha akamaro gukora imyitozo ikomeye rimwe ku munsi gusa. Dore ibintu 3 by'ingenzi ugomba kwitaho. Icya mbere ni ukugenda n'umuvuduko woroshye utuma ushobora guhumeka neza. Icya kabiri ni uko wajya uhagarara ugororotse, ukarambura mu nda gahoro, bigatuma igogora n'iyungurura ry'amazi mu mubiri bikora neza. Icya gatatu, mu bihe by'imvura cyangwa ku kazi, ushobora gukora ibyo bita air squats, ya myitozo yoroshye yo kunama ukongera ukunamuka, cyangwa ukazenguruka mu cyumba urimo. Ibi bintu bito bikozwe buri munsi, uretse ziriya nyungu 5 twaganiyeho, binongera imbaraga z'umutima, bikagabanya imyaka y'imbere mu mubiri, bikanongerera imitsi y'amaraso ubudahangarwa mu gihe kirekire. Mu ncamake rero, kugenda iminota 10 nyuma yo kurya si akamenyero gasanzwe gusa, ahubwo ni uburyo bw'ubumenyi bufasha kugenzura isukari mu maraso, kurinda umutima, kurinda ikibazo cy'umubyibuho ukabije no kubaka ubuzima burambye. Niba rero wifuza ubuzima bwiza kurushaho, tangira uyu munsi ugerageze kujya ugenda iminota 10 nyuma yo kurya, kandi wibuke ko impinduka nini mu buzima zituruka rimwe na rimwe ku ntambwe nto cyane.
Niba rero ubona wize ikintu gishya muri iki kiganiro, kanda like, ukore subscribe niba wari utarayikora, ubundi usangize abawe iyi video. Gumana natwe no mu kiganiro cy'ubutaha, aho tuzavuga ku byiza bitari bizwi byo kurya ikijumba nk'ifunguro rya mu gitondo. Mwakoze cyane kubana natwe, naho ubutaha mugire ubuzima bwiza.